Yes, good morning, my people. Good morning, everybody. Everywhere worldwide. I am a prince and lion, the Murray man, the great on the mic. You know, way better more than me. I love you more. So, I'm going to give you some breaking news. Anyway, from Trace Award and Festival. Ibintu byari bicika cyane mu ijoro hagati bwo rero abahanzi benshi bakomeye cyane baje kuba batungurana mu by'ukuri bakora ibintu abantu batari biteze. Ahangaha twavuga nka The Ben na Diamond ahantu baririmbye rwose indirimbo yabo bakoranye waye. Twavuga nka Rema ndetse na Devido. Twavuga Bruce Melody ndetse yaje kubaririmba indirimbo ye yaje kuba yita funga macho ariko ivuguruye mu by'ukuri ibintu ukaba wabonaga yuko ari ibintu biteguye kandi ibintu birimo mu by'ukuri ubuhanga n'ubunararibonye bugiye butandukanye. Rero mu by'ukuri icyo twakibutsa ni ukubanza ugakora kuri iyo nzogera ndetse n'ahantu handitse subscribe hanyuma ukarayikinga ubundi ukajya ukurikira ibiganiro by'ubwenge kuri Wisdom Room TV show. Ntabwo rero nabahereza ayo makuru ngo ndeke kubahereza n'uburyo abantu bagiye batsindira ibihembo mu rusaku rukomeye cyane. Ubona yuko mu by'ukuri Trace Award and Festival byari ibirori byishimiwe cyane baba abanyarwanda ndetse si abanyarwanda gusa kuko abantu bari bakubise buzuye arena yari yuzuye dutabona naho unyuze urutoki bitewe nuko abantu bari baturutse imihaga yose y'isi. Byari ibitangaza, byari ibirori, byari ibintu binejeje kuko abantu mu by'ukuri bari biteze ibintu ariko mu by'ukuri ibyo bari biteze ni nabyo baje kubabona kuko baje kubona nibirenze. Reka rero tugushishikarize gukora subscribe kuri channel It's a Wisdom Room TV show. Njyewe mbagezaho ibi biganiro nkani bategura ni Prince Lion Ndamureri Manase the great on my mpababereye live. Reka rero tubabwire uburyo abahanzi bagiye bakurikirana batwara ibihembo byabo mu by'ukuri ndetse binagiye bitangaje cyane kuko haje kuba harimo ba Bana Boy, harimo ba Shake, harimo ba Rema, harimo mu by'ukuri harimo Devido, harimo ba Bruce Melody itahi wacu Mr. Juhu wo mu Rwanda ndetse akaba yaje ku rubyiniro aje gufata igihembo cye azanye mu producer mwiza mu Rwanda ukiri mutoya Mr. Element Ere ukomeza no kumufasha bimwe bikomeye cyane mu muziki. Ubwo rero Rema bamuhamagaraga ku rubyiniro aje mu by'ukuri gufata igihembo cye cy'umuhanzi ukiri muto ndetse kandi ubona ko ibikorwa bikomeye cyane waje no kuba akora indirimbo ikamamara kugera no hirya y'imbibi z'isi. Yaje kuba ashimira abantu benshi batandukanye aza gushimiramo n'umuyobozi wa Marvin Record ariwe Mr. uriya mugabo ubyibushye mwiza cyane rwose ukomeza kugenda bakorera imiziki irenze ari nabo baje kumushima cyane bavuga bati mu by'ukuri yagejeje aba bagabo yaba abo ba Devido yaba ba Rema yaba ba Ashake yaba ba Bana Boy ndetse yaje no kuba atumbagiza umuziki wa Afrika awugeza ku kandi gasongero. Mu by'ukuri rero ibintu bikaba byakomeje kugenda biba uruvunga nzoka, ibintu bikomeza kugenda biba uburyohe cyane muri Kigali. Umuriro wakomeje waka cyane cyane muri bakije arena rwose yaje kuba itangirwamo ibyishimo bihagije kubera yuko abanyarwanda ndetse n'abantu bari baturutse mu mihaga yose y'isi baje kuba babona icyo bari baje gushaka ari ibyo byishimo. Reka tugushishikarize gukora subscribe, share, uhereze izi nkuru zira updating ku bavandimwe bawe ndetse n'inshuti zawe zabizi gukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku zindi social medias. Reka rero tubabwire yuko ubwo Rema yashimiraga abantu benshi yaje gushimiramo Don Jazz, ashimiramo aba ba Selena Gomez, ashimiramo aba bavandimwe b'abahanzi nk'uko asanzwe abikora iyo yatwaye ibikombe bigiye bitandukanye agenda ashimira aba bavandimwe be kuko mu by'ukuri nubwo ari umuhanzi ukiri mutoya mu myaka kuko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu by'ukuri afite imyaka mike cyane ariko ibikorwa amaze gukora ubwabyo biraremereye kandi biranivugira. Ubwo rero abahanzi mu by'ukuri bagendaga batambuka ku rubyiniro bagenda biyerekana mu buryo bugiye butandukanye byaje kuba biryohera ijisho cyane. Aba DJs baba aba producers baba abahanzi muri rusange mu by'ukuri byaje kuba bigaragaza yuko umuziki wa Afrika entertainment and showbiz mu by'ukuri muri Afrika naho ari igicumbi ndetse hubwo usanga yuko ari nacyo gicumbi cy'umuziki w'isi kubera yuko byamaze
kugenda bigaragara yuko ni indirimbo abanyamahanga bagenda baririmba uretse mu by'ukuri amasitayilo mashyashya cyangwa se ibintu bigiye biri expensive, ariko ubundi urwego rw'umuziki wo ni rumwe, kubera yuko nk'ubu hari style cyashya yo mu muziki yitwa amapiano. It's a big vibe nk'uko Mr. Ashake agenda bivuga mu ndirimbo ye yise amapiano. It's a big vibes, it's a international vibes, it's a wonderful vibes, it's a malicious vibes. Music of Africa on the top, music of Africa on the top, because you know when a music it's improves more than everything, music it's gonna improving, cause you know abahanzi bakiri batoya bari kugenda binjira mu muziki, kandi mu by'ukuri turi kugenda tubona yuko iki ngiki ari igikorwa kizagera kure. Ibi ngibi rero biba biri kugenda bitegurwa n'ibikorwa bito. Hari ibikorwa byinshi bihambaye biba bikiri gutegurwa, hari ibikorwa byinshi bihambaye the next generations bazajya bagenda babona, kubera yuko umuziki umaze gufata urundi rwego, cyane cyane rero muri aka karere k'ibiyaga binini cyangwa East African Community. Mu by'ukuri uragenda ubona yuko umuziki naho uri kugenda uzamuka cyane, wenda ntibiramera neza nk'urwego umuziki wo mu burengerazuba bwa Afurika uriho, cyane cyane nko muri Nigeria, kuko mwabonye neza yuko muri bino bihembo bya Trace Award and Festival akarere ko mu burengerazuba bwa Afurika ariko kakomeje gutwara ibihembo bikomeye cyane, ariko tutibagiwe na ba Diamond Platnumz, tutibagiwe n'aba bahanzi nyine bo mu Rwanda, tutibagiwe nabo muri South Africa, cyane cyane nk'uyu mukobwa waririmbye ino ndirimbo yitwa Jerusalem, yaje kuba mu by'ukuri yigaragariza abakunzi be ndetse anigaragariza abari bitabiriye bino birori bya Trace Award and Festival. Mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bigaragaza yuko baba bakobwa, baba bagore, baba bagabo, baba basore, mu by'ukuri umuziki nyafurika uzagera kure, kandi ibi bintu bizakomeza kugenda bishimisha kugeza igihe bitazarangirira, kubera yuko impamvu mavuga yuko bizageza igihe bitazarangirira nuko ubu ugenda ubona yuko mu muziki ari kugenda hinjiramo abantu bakiri batoya. Ibintu rero bikaba byakomeje kugenda biba byiza cyane, ubwo uyu muhanzi w'umunyafurika, umuhanzikazi w'umunyafurika y'epfo mu by'ukuri yaje kuba atangaza yuko iyi ndirimbo ye Jerusalem yabashije kumwambutsa imipaka y'isi yose, noneho by'umwihariko ikaba imugejeje ndetse no kuri iki gihembo gisumba ibindi mu bahanzi b'abagore bitwaye neza umwaka wose. Akaba yaritwaye neza bitewe n'iyi ndirimbo Jerusalem. Yagize ati Jerusalem ikayarami, indirimbo nziza cyane yaje kugenda inakundwa n'abantu benshi cyane, bamubwira bati subiramo, ariko kubera yuko umwanya wabaga ari mutoya, kandi abahanzi bari bahari ari benshi, abahanzi barengaga 75, abantu bari bitabiriye ibi birori muri Beka Arena barengaga mu by'ukuri ibihumbi bigera muri 10 na bingahe, abari babikurikiye ku mbuga nkoranyambaga, haba kuri live kuri Trace Music bageraga ku bihumbi birenga 500, abari bakurikiye hirya no hino ku isi ho byari ibindi. Reka rero tubabwire yuko icyo tubashishikariza ni ugukanda subscribe, like, share and comment, hanyuma ukazajya ugenda ukurikira ibiganiro uko twaprodinze, tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, byaba ari iby'ubuzima, ubukungu, politike, imibereho myiza ndetse n'ubumenyi bw'isi muri rusange. Reka rero tugende tubashishikariza gukanda subscribe kuri channel, n'ahandi uzakura amakuru yizewe ndetse y'umwimerere atari kuri Wisdom Room TV show. Ngewe ubategure nkanabagezaho ibi biganiro by'umwimerere. Ni Prince Lion Damureri Manas the Great. Keep shut up, you know, shut up to the music of Africa. Shut up to the people creating and increasing promotion to the music of Africanism. Ladies and gentlemen, put your hands up together and we celebrate life, cause the African, we are willing, or you know, we're gonna flying up the top. We are the only one on the top. We love you more.